ndagushuje kandi nkwaye ikaze kuri Beta Skills TV, aho tugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye kuba byerekeranye n'ubuzima, yaba imiti ndetse n'ubundi bufasha ku bibazo by'ubuzima uba ugenda wibaza ku buzima bugiye butandukanye bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bintu abantu benshi bakunda kwibaza. Turaza kurebera hamwe, ese bavuga ko igitsina ari gito bimeze gute? Biterwa n'iki ngo kibe gito? Ese kuba umukobwa ananutse cyangwa abyibushye hari aho bihurira n'ingano y'igitsina yaba afite? Ese habaho imiti basiga ku gitsina kigakura? Nyuma yaho ndaza nguha umwanzuro nimba kongera igitsina bishoboka mu gihe ari gitoya. Bana natwe rero, ni Beta Skills TV, niba utarakora subscribe bikore aka kanya, tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Twihuse reka duhere ku kibazo cya mbere. Ese bavuga ko igitsina ari gito mu gihe byagenze gute? Ubundi bavuga ko abagabo badakwiye guterwa ipfunwe n'ingano y'igitsina cyabo, dore ko usanga abafite igitsina gito batinya no kwegera abagore cyangwa abakobwa, cyangwa se bagatinya kogera aho bagenzi babo bababona, bakeka ko bashobora kuba babaseka. Ipfunwe niryo rishobora gutuma umugabo ufite igitsina gito ananirwa gushimisha uwo bari gukorana imibonano, ariko kandi tutibagiwe ko ashobora kwigirira icyizere nta kabuza igikorwa akaba yagikora neza. Ubundi igitsina cy'umugabo gifashe umurego bavuga ko gipima hagati ya santimetero 12 na 17 uhereye aho gitereye. Agace gatuma umugore aryoherwa kari ahatarenga santimetero 4 gusa uhereye aho igitsina cy'umugore gitangirira. Ibi bikaba bisobanura ko igitsina cy'umugabo uko cyaba kingana kose gishobora kuba kigera kuri ubu burebure. Gusa nubwo bimeze gutya, hari n'abananirwa gukora imibonano mpuzabitsina kubera kugira igitsina gito cyane. Aha umuntu wese ashobora kwibaza icyaba gitera iki kibazo, ndetse nimba hari n'uburyo byakira cyangwa bikaba byanavurwa burundu. Ese ubundi penile atrophy yo yaba iterwa n'iki? Ni ukuvuga ubu burwayi akaba ari ubwo twakwita kugwingira kw'igitsina cy'umugabo cyangwa kugabanuka kw'ingano y'igitsina cy'umugabo. Bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, harimo nko kudatembera neza kw'amaraso mu gitsina, imisemburo mike ya testosterone ndetse n'izindi. Ubusanzwe igitsina cy'umugabo gishobora guhindura ingano yacyo bitewe n'impamvu zitandukanye, harimo nko kuba yiteguye gukora imibonano, ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibindi. Gusa iyo igitsina cyagwingiye ntabwo ubona kwiyongera nubwo waba ugiye gukora iki gikorwa. None se ni iki gitera kudakura neza kw'igitsina? Kudakura neza kw'igitsina bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, nk'uko tubikesha urubuga rwandika ku buzima bw'imyororokere rwitwa Men Life, ku nkuru bahaye umutwe ugira uti Understanding Penile Shrinking of What We Can Do About It. Bavuze ko hari impamvu enye simusiga zishobora kuba zatera kudakura neza kw'igitsina. Impamvu batanze ya mbere, hari ukudatembera neza kw'amaraso mu gitsina cy'umugabo. Amaraso aba arimo intungamubiri zitandukanye, ni nayo agaburira imikaya igize igitsina cy'umugabo. Iyo rero adatembera neza mu gitsina, wenda bitewe n'ibibazo by'imitsi ishobora kuba yifunze cyangwa se ibindi byatuma atagiramo neza, igitsina gitangira kugabanuka buhoro buhoro. Ikindi cya kabiri bavuze ko kibitera ni ukugira imisemburo mike bita testosterone. Ubusanzwe iyi misemburo ya testosterone ifasha igitsina gukura neza. Iyi misemburo igenda igabanuka bitewe n'imyaka, bityo bikaba byatuma igitsina kigenda kiba gitoya. Icya gatatu, harimo uburwayi butandukanye bushobora gufata imikaya igize igitsina cy'umugabo. Hari uburwayi butandukanye bufata imikaya igize igitsina cy'umugabo, nabwo bushobora gutuma igitsina kidakura neza ndetse kikaba cyanagwingira. Muri ubwo twavugamo perineal disease ituma igitsina cyihina. Ikindi hakaba harimo za kanseri zitandukanye zifata igitsina ndetse n'izindi zandura mu gihe umugabo ari gutera akabariro. Ikindi cya kane, harimo umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije hano tuvuga ntabwo ari ukubyibuha umubiri wose, ahubwo ni hahandi usanga umuntu w'umugabo ufite ibinure byinshi ku nda, ugasanga afite inda nini cyane. Iyo rero inda ari nini yuzuye ibinure ikurura igitsina, ugasanga umugabo afite agatsina gato karanyunyutse cyane. Si byiza rero kubyibuha birengeje urugero, cyane cyane kubyibuha inda.
Ikindi kibazo cya gatatu twari twibajije, ese ku bakobwa ho cyangwa abadamu bimeze bite? Ese kugira igitsina kinini ku bagore hari aho bigirana isano n'umubyibuho cyangwa uko yaba ananutse? Twifashishije imbuga zitandukanye, reka nabyo tuze turebeho icyo ubushakashatsi bubivugaho. Nk'urubuga bita Matters of Size rugaragaza ko ubushakashatsi bwakozwe mu Buhinde ku bagore basaga 4,000 batabyibushye bwagaragaje ko ingano y'igitsina itagira aho ihurira n'uko yaba umugore cyangwa umukobwa abyibushye cyangwa ananutse. Ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bananutse baba bafite igitsina kinini ku kigero cya 0.6%, mu gihe ku bagore babyibushye ari 0.3%. Ibi ngo bijyana n'uko buri wese agira umwihariko we ku bunini bw'igitsina bitewe n'impamvu nyinshi zinyuranye z'imibereho ye. Akenshi ntibyoroha gupima ubugari bw'igitsina cy'umugore kubera uduce dutandukanye tukigize akenshi tuba tutangana ku bagore bose. Ubwinshi bwo gutera akabariro buza ku isonga ku mpamvu zatuma igitsina cy'umugore cyaguka, bityo umugore kabone nubwo yaba abyibushye cyane, igitsina cye kiba kinini cyane iyo ayikorana n'abagabo batandukanye. Kwikinisha ndetse no kubyara nabyo bituma igitsina cy'umugore cyaguka, bigaturuka ku misemburo yiyongera kugira ngo umwana abashe kuvuka, bityo nyuma yo kubyara ntibibe byakoroha gusubirana kw'igitsina. Zimwe mu mpamvu zitera bamwe kuvuga ko abatabyibushye bagira igitsina kinini nuko bo biborohera kwirekura mu gihe cy'akabariro, bityo umugabo bakorana iki gikorwa ntibimugore cyane. Bitandukanye naho ku bagore babyibushye usanga ibibero cyangwa ikibuno bibuza umugabo kwinjira ngo agere ku gitsina neza mu buryo bumworoheye. Uku kugorwa no kugera ku gitsina bituma bavuga ko kiba cyarabaye gitoya, ariko siko biba bimeze kuri bose. Bivugwa ko umubyibuho utuma igitsina cyihisha rwagati mu maguru bityo ntigikure, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko ibi atari ihame. Abakobwa batabyibushye nabo bashobora kugira igitsina gito biturutse ku mwanya uba uri hagati y'amagufa yo mu rukenyerero, bityo kabone niyo yakwirekura ute kwinjira kw'igitsina cy'umugabo kibyibushye ntibibe byakoroha. Salma Dehe, umugabo w'umuhinde watanze ubuhamya kuri ubu bushakashatsi, yasobanuye ko yagerageje abatabyibushye kandi b'amasugi ndetse n'ababyibushye b'amasugi. Uyu mugabo avuga ko yaje gusanga buri wese yihariye ingano y'igitsina nubwo abenshi banganyaga ingano y'ubunini cyangwa ubuto. Yavuze kandi ko yanakoze imibonano n'abagore babyibushye ndetse n'abatabyibushye, ariko agasanga muri abo bagore harimo ababyibushye bafite ibitsina binini kurusha abatabyibushye. Ubu bushakashatsi bwombi bwemeza ko ingano y'igitsina ari umwihariko ku muntu. Ubunini bw'igitsina ku bagore cyangwa abakobwa ikaba idashingiye ku bunini, ibiro, ingano y'amabere hamwe n'ibindi byose bivugwa, ariko bigashyirwa muri rusange. Ikindi ushobora kwibaza, ese haba hariho imiti basiga ku gitsina kikaba cyakura? Gusa muvandimwe, niba ujya wibaza iki kibazo akenshi ukaba wumva imiti bagenda bamamaza, reka nze ngusubize muri ubu buryo. Mbere y'uko ngusubiza, reka tubanze turebere hamwe bumwe mu buryo bushoboka umuntu ashobora kuba yakoresha kugira ngo abashe kuba yakongera igitsina mu buzima busanzwe. Nyuma yaho ndaza nkubwira koko nimba iyi miti ishobora kuba ibaho ushobora kuba wakoresha. Gusa mu bintu ugomba kuzirikana, nibyo kuko igitsina kinini ntabwo gifite akamaro kanini mu kuba umuntu yakora imibonano. Icyo ugomba kumenya ni uko no ku mugabo ufite igitsina gito ashobora gukora imibonano ikamugendekera neza. Ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko iyo umugabo afite igitsina kinini kiringaniye bishobora kuba byamworohera kuba yakwishimana neza n'uwo bari guhuza urugwiro. Byumvikana ko iyo umugabo afite igitsina kinini kandi akamenya kubikora neza, aba aruta kure umugabo ufite igitsina gito kandi utazi kugikoresha. Gusa hari impuguke mu bijyanye n'imibonano banditse igitabo mu bijyanye n'imibonano, agaragaje ko uburyo umugabo wifuza kugira igitsina gitubutse yakoresha kugira ngo abashe kuba yabigezeho. Nubwo abagabo benshi bifuza ibitsina bimeze gutya, ngo hari inzira nyinshi banyuramo bakaba bakongera igitsina cyabo, nubwo ngo bumwe muri ubwo buryo bushobora gutera ingaruka zikomeye nubwo bwaba bwagufasha kugira ngo ube wagira igitsina wifuza.
nk'uko inzobere zibyerekana ngo hari uburyo bwo kongera igitsina cyawe. Hano uburyo bwa mbere batanze ni uburyo bwitwa bihari. Muri ubu buryo muganga ngo akaba akata inyama igitsina gabo kiba gifasheho. Ahangaha ushobora kunguka santimetero 5 ku gitsina cyawe, nyamara ngo iyo umugabo akoresheje ubu buryo, iyo ashyukwe igitsina cye ntikituga hejuru nk'uko biba bisanzwe, kuko ngo ntawe kiba gifashe, ahubwo ngo kiba gisanzwe ariko cyariyongereye. Ikindi cya kabiri ni uguterwa ibinure. Hari ibinure bikurwa inyuma ku bibero bakabitera ku gitsina cy'umugabo, ariko akenshi umubiri ntiwemera kongera guterwamo bino binure, bigasaba guhora babigutera. Bishobora gutuma ugira uburibwe bukabije cyangwa se hakazamo udusebe tujya kuba nk'utubyimba ku buryo dushobora no gutinda gukira, bikaba byakwica akazi bitewe n'icyo ukora. Ikindi cya gatatu bavuga ngo ni ukwikinisha. Kwikinisha ngo ni kimwe mu bintu byagufasha kongera igitsina cyawe, ndetse bikaba byanatuma kirambuka mu dutsi twacyo. Nubwo ariko iki gikorwa ngo gishobora gufasha umugabo kuba yagira igitsina kirambutse, ngo kubikora kenshi byatuma bitera ingaruka mbi yo kurangiza vuba, ibintu abagore benshi badakunda, cyangwa se ngo umugabo akazajya arangiza buri gihe uko abonye ikintu gituma igitsina cye gihaguruka. Ikintu cya kane cyiza cyane ushobora kwifashisha ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ihoraho ifasha umugabo kuba yakwaguka mu myanya ndangagitsina, bityo n'igitsina nyirizina kikaba cyakura ku buryo nta kibazo azahura nacyo cyo kuba yakwifuza igitsina kinini. Ni ngombwa ko rero abagabo bumva ko bifuza kugira igitsina kinini, kirekire kandi kigari, bakurikiza ibyo twavuze haruguru, ariko kandi bakirinda ibyababyarira ingaruka, kuko ngo nubwo abagabo benshi baba bifuza iki gitsina, atari ko abagore benshi bakunda igitsina kinini. Kandi ngo icyangombwa ni ukumenya kugikoresha neza. Icyo yaba afite cyose wabasha kuryamana n'umugore akanyurwa nta kibazo. Bitewe n'ibyo twagiye dusoma cyangwa twumva, mu by'ukuri kuba umuntu yakubwira ngo mfite umuti wa kinyarwanda ushobora kuba wawusiga ku gitsina kigakura, ibi bintu ntabwo bishoboka. Uzayamuha, azayarya, azaguha imiti ntazi uburyo ikozemo, ugende uyisigeho n'ubundi ubone nta kintu kiri guhinduka. Icyiza iga gukoresha icyo ufite, ukore siporo, urye byinshi twagiye tubona mu mavideo agiye atandukanye bishobora kuba byagufasha kuzibura imitsi, ndetse ukagabanya ibintu by'isukari, ukagabanya umubyibuho ukabije, ukagabanya ibiryo birimo amavuta menshi. Iki gihe icyo waba ufite cyose uzabasha kuba wagikoresha bigende neza, kuko twasanze ko imyanya myibarukiro y'abagore itarenza santimetero 4. Imyanya myibarukiro y'abagore biri hagati ya santimetero 4 ndetse na santimetero 7, ikaba itarenza santimetero 12. Mu gihe twabonye ko ku mugabo uri normale usanzwe ufite igitsina kiringaniye aba ari hagati ya 13 ndetse na 17. Urumva rero ibyo ari byo byose uwo muntu mubonana abaye atarahuye n'abantu benshi mu buryo bwo gutera akabariro, nta kabuza yanyurwa. Gukoresha icyo ufite, ahubwo ikibazo urebe ese koko nta bindi bibazo nshobora kuba mfite, aba ari cyo ushobora kuba wakwifuza. Ubutaha rero tukaba tuzagenda tubategura n'ibindi biganiro bitandukanye, akenshi biba bisubiza bimwe ku byerekeranye n'ubuzima.